z'igihugu ziri hejuru cyane cyane nta nubwo wazigereranya n'izabo ngabo nubwo bahari umuntu yavuga ko ari ibisigisigi ariko igisigisigi gifite possibilité yo gushibuka ntabwo ari cyo kwihanganira no igisigisigi gishobora gushibuka ntabwo ari cyo kwihanganira n'igisigisigi bukwiye kugira gute kukirandura kikavayo cyose ariko birahari ni ibisigisigi urebye abo bose bari muri Congo FDLR bari mu Burundi bari muri Uganda biyorganiza aho abantu bavuye aba 59 bavuye za Nyakivara na za Toro ubu niho bari naho biyorganiza abari Burayi yes bari organiza ariko ese dukeneye ko bagera ku level yindi cyangwa bakwiye kuguma aho bari useless batazigera bagira icyo badutwara iyo ntego ariko birasaba imyumvire birasaba consciousness kandi ntabwo bivuga ngo birasaba imyumvire ngo kubera ko turi abarokotse gusa no ntabwo ari kuvuga ngo nabarokotse gusa abarokotse umwihariko wanyu cyangwa abarokotse bure n'abahagaritse jenoside turi muri kategori imwe turi vulnerable kimwe so ni ukuvuga ko ni generation yindi nabo rero nyuma ya 94 bagiye muri za Congo abandi birukanka za Zambia za Mozambique hehe i Burayi bafashe igihe kinini cyane cyo kuba disorganized ariko ubu barashikamye hari generations zabyirutse nkuko namwe mwabyirutse nazo noneho ziri mu position yo kuvuga ngo ubu ngubu tumaze kwiyorganiza muri Mozambique nitwe dufite ekonomi yose muri Zambia nitwe dufite ekonomi yose amashuri turiga turatsinda nigeze kubona ikinyamateka cyo muri Lesotho batangaza ibizamini bya leta uko byasohotse muri uyu mwaka uko amashuri yatsinze n'abatsinze nahereye ku mwana wa mbere Shimimana twagira umukiza ndende kugeza ku bana bageze 20 ubwo mpitangira gute mbyumva kubera ko natwe turi muri Uganda at least igende ndi muri primaire ya karindwi cyangwa byo kujya muri secondaire bamanika abanyeshuri batsinze guhera ku mbere kugera ku ijana bari abanyarwanda gusa none nabo nyuma y'imyaka 20 baramanika abana batsinze ugasanga nibo gusa ibyo ntacyo byakabaye bitwaye yiba bari abana bazima batekereza neza ariko ikibazo ni uko imitekerereze yabo ari ababyeyi babo ari yo gusenya igihugu so ubwo urumva ni generations zigiye kugira gute guhangana hari mwebwe mwarokotse mufite igihugu hari n'abandi nabo bamaze kwistabiliza nabo bavuga bati ubu dufite imbaraga za ekonomi nk'ubu muri Malawi nibo bakontorora ekonomi ubucuruzi ubuhinzi Mozambique nibo bakontorora ekonomi ubucuruzi ubuhinzi Malawi nibo bakontorora ekonomi South Africa nibo bakontorora ekonomi n'ahandi naho hose ni Burayi usanga bagenda bigurupinga